nkuko nari nabibasezeranyije mu gitondo muri video twashyizeho mu gitondo, nari nabasezeranije ko uyu munsi ndabereka uburyo wafungura ya account tuzajya tugurishirizaho Rubi zacu. Nari nababwiye ko ndi bubereke uburyo wabasha kuyifungura iyi account. Rero ni kuvuga ngo iyi application bayita Pibase cyangwa se PiBridge nkuko abantu benshi bari kuyita ngo ni PiBridge. Gusa PiBridge na Pibase ni ibintu bibiri bitandukanye, ndaje mbasobanurira akantu ku kandi naho bitandukaniye. Nta kindi uzakora rero, uraza wandike muri application ya Play Store, wandike muri no jambo, uraza wandike PiBridge cyangwa se uze wandikemo Pibase, byose ni ikintu kimwe. Nuko ahantu bitandukaniye, ni kuvuga ngo PiBridge mbega niyo mbega ni nkayo muhuza, niko navuga mu Kinyarwanda. PiBridge niyo muhuza utuma dukoresha iyi Pibase. Pibase ni application, PiBridge nyine ni nk'umuhuza. Ni kuvuga ngo nta gutya nyine uburyo nabibasobanuramo mukabyumva neza, ntabwo wagera kuri Pibase utaciye kuri PiBridge. Nibwo buryo nabibasha kubibasobanuriramo mukabyumva neza. Pibase rero niyo application iradufasha kugira ngo tujye tubasha kugurishirizaho Rubi zacu, Rubi ko nyine twakoreye muri Rubinetwork cyangwa se kuguriraho Rubi. Hano kuri iyi application wabasha kuguriraho Rubi, wabasha kuzigurisha. Iyi application naje kuyikorera research, nasanze ari nziza cyane bitewe nuko ndashaka kujya mbakorera akantu ku kandi kugira ngo iyi application nayo mubashe kuyisobanukirwa nkuko mwasobanukiwe iri application yanoze ya Rubinetwork. Nta kindi urakora rero, uraza kuri Play Store hanyuma uyidownloading, urandikamo urandika Pibase cyangwa se PiBridge bitewe n'ibiri bukorohere. Hose iraza ifite iyi logo, ndakeka muri kuyibona. Hanyuma numara kuyidownloading, nkwibutse ukanda like kuri iyi video, murambibibutsa mujye mukanda like nyamuneka. Izi video ziba zatuvunnye kugira ngo muzibone kandi nta nyungu ya danje birimo, nyine biba biraho ariko hari abantu baba bavuga ngo nk'aba bantu baba bari kuduha ama video kugira ngo bunguke ibikina biki. Ntabwo tuha video kugira ngo twunguke, bitewe nuko abanyarwanda rega ntabwo mutwinjiriza kuri YouTube, nubwo mba muvuga ngo tubaha video kugira ngo tugira ibyo twunguka. Ahubwo twe tuba tugerageza kubaha ubumenyi n'ibyaduteza imbere. Bera nyine ni muri bwa buryo bwo gufashanya. Uraza uyidownloading, numara kuyidownloading iraza imeze gutyo. Iyi application interface yayo iraza imeze gutya. Hanyuma uraza ukandi hano kuri sign up nyine tugiye gufunguramo account bitewe nuko mu bwa mbere tugiye gufunguramo account. Turaza dukande sign up, hanyuma nitumara gukanda sign up tuhita duhinguka ahantu hameze gutya. Urabona harahita haza ibintu bimeze gutya. Bino bintu rero ndaje mbasobanurire akantu ku kandi. Guys, mwibutse ko iyi application ya Pibase Referral code igufasha kwinjiramo niyo ngiyo nashyizeho ngaho kuri screen, iyo ngiyo itangizwa na 580. Iyo ngiyo niyo igufasha kwiyandikisha muri application ya Pibase izajya idufasha nyine kugurisha Rubi zacu. Iyi application ni uburyohe mw'abantu, ni uburyohe, muraza kuyikunda cyane bitewe nuko nakoze research ndebye ibintu birimo, ndavuga wow. Kuvuga ngo hano tuzajya tubasha kugurishirizamo Rubi. Niba ukeneye no kugura Rubi uzigure, tuzigurisha baduhe amafaranga, baduhe mu ma USDT cyangwa se mu madolari. Mbega ni uburyo bwa peer to peer, niko navuga, pay to pay, kwishyurana. Gusa ubu ni uburyo bwo nyine ni mu bwumvikane bwawe n'umukiriya, ntabwo hazaba hari igiciro runaka, ahubwo ni ukumvikana. Uvuga ngo uzajya ushyiraho igiciro cy'ushaka, uwo muntu niyo yumva ari interested cyangwa se nimba yishimiye icyo giciro cyawe, hanyuma akwishyure amafaranga, akwishyure nyine ama USDT. Ayo ma USDT ushaka wayabikuza cyangwa se mbega harimo uburyo bwinshi, harimo n'uburyo bwa banki, harimo uburyo bwa mobile money. Byose ndashaka kubakorera video mbereka akantu ku kandi. Ubu buryo ni bwiza cyane, nabonye iyi Pibase ari nziza cyane. Mbibutse ko ejo ku munsi w'ejo tariki 8 nibwo iyi Pibase iyi Rubinetwork izatangira gukora. Mu gusa nabonye yagezemo nuko aribwo bavuga ko ejo aribwo bizatangira gukora. Noneho hano uzaza ushyiremo imyirondoro, ndakeka mwese muzi kwandika imyirondoro. Uzaza ushyireho amazina yari kwiranga muntu, full name, amazina yari kwiranga muntu nkuko yanditse kwiranga muntu. Ushyiremo amatariki wavutseho,
nyari kwiranga muntu ushyireho password nurangiza uzuhitemo n'igihugu uherereyemo hanyuma uze ushyiremo na invitation code nayikweretse niyo ngira aho ngaho kuri screen yawe iyi ngiyi itangizwa na 580 cyangwa se referral code niyo ngiyo abari ushyiramo kugira ngo ubashe kuza muri team yanjye. Murazi ko ngerageza kubasobanurira ibintu byinshi rero nanjye iyo ubashije kunyinjiriraho nanjye muri bwa buryo nyine tuba turi gukoreramo hano amarubi amacoin nyine nanjye mbasha kubonamo inyungu zimwe nyine zigiye zitandukanye. Okay, noneho numara kwandika invitation code cyangwa se referral code uzaza wandike n'aya magambo bari kuduha hano, uzaza hano magambo uyashyiremo hano, uzaza uyandike hano hanyuma numara kuyandikamo hano neza uze ukande continue hano ukomeze. Hano nukuvuga ngo uzaba warangije gukora account yawe. Gusa hano ntabwo bivuze ko nubwo tuyikoze gutya ntabwo bivuze ko twahita twinjira muri account yacu, ahubwo nukuvuga ngo hano reka nze ngerageze ubundi mbishyiremo mu bire nuko nagerageje kugenda mbihisha murazi ko nyine kugaragaza imyirondoro yawe ntabwo ari byiza. Urabona ko hano ntabwo wabasha kwinjiramo. Hano kugira ngo twinjiramo hari message batwohereje muri email niyo tugiye kureba guys. Hara uzashyiremo email uzi neza ko utazigera ubura. Mpora mbibibutsa email aba ari ingenzi cyane. Email mujye muyifata nk'iranga muntu nyine. Uzaza urebe muri email yawe bakoherejemo aka message kanditseho activate now, hano kazaba kariho amazina yawe yose nyine yuzuye hanyuma uzuga kandi ugafungura. Hano ukigafungura nta kindi uzakora, nta kindi kintu uzigera wuzuzamo imbere, ntacyo habe na kimwe, nta kindi kintu uzigera wuzuzamo imbere guys. Iyi application cyakoze Rubi abantu bose bari kumininga Rubi mu by'ukuri ngenda babwiza ukuri mu myaka iri imbere cyangwa se mu gihe kiri imbere muzaba mumeze neza cyane guys. Nkomeza kubagira inama zo kwibikaho Rubi zanyu, nkomeza kubagira inama zo kwibikaho Rubi zanyu kuko hari nk'abantu bashobora kubona ejo bundi cyangwa se ejo yagiye ku isoko muri iri soko rya Pibase cyangwa se PiBridge ugasanga birukankiye kuzigurisha, kandi mu by'ukuri uko zino mining zigenda zitinda niko n'amafaranga yazo agenda yikuba. Rero ntugire inama yo kubika Rubi zawe niba uzifite, cyangwa se niba ufite ubukene nta kibazo uzahita uzigurisha, nabyo biremewe cyane kabisa. Ubu ngubu gire muri Rubi tugiye gusharama. Okay, uzagenda none numara gukanda kuri ka message twakanzeho nta kintu uzakoramo imbere, ahubwo uzahita wigarukira hano muri application hanyuma ushyiremo email, ushyiremo na password wakoresheje nyine wa settinze, hanyuma nurangiza bazahita baguhingutsa ahantu hameze gutya. Hano bakubwira ngo enter verification code, hano bakubwira ngo nyine ushyiremo code bakoherereje. Ni kuvuga ngo iyi code bayikoherereje kuri email, urinjira muri email yawe bisanzwe ugenda uyirebe. Ngewe nyine bitewe nuko ndi kuyibona nyine nayibonye nyine bayinyoherereje kuri indi telefone mfite hano, uraza uyishyiremo nyine bisanzwe bayohereza kuri ya email uba washyizemo hano. Niyo mpamvu mbabwira ngo iyi email ni ingenzi cyane bitewe nuko iyi email izajya igufasha cyane. Hano uzajya ujya kohereza Rubi bagusabe aka verification code cyangwa se karaga code nyine baba bakoherereje. Ikintu cyose uzajya ukora hano muri application ya Pibase bazajya bagusaba ko ubanza ushyiramo verification code baba bakohereje kuri email. Urabona rero interface y'iyi application nuko nguko imeze. Urabona mimbere ni gutya hameze. Mimbere harimo ibintu byinshi ariko ibintu byinshi birimo birasobanutse nta kintu na kimwe kirimo kidasobanutse. Ibintu byose birimo birasobanutse akantu ku kandi. Hano harimo uburyo ubundi ndaje mbereke akantu ku kandi, gusa ntabwo tugiye guhita tubikora nonaha, ariko ndashaka kubategurira video. Ni kuvuga ngo ngiye kubategurira video akantu ku kandi. Ndashaka ko ibintu byose birimo hano mubimenye, byose ndashaka ko mubimenya, nta na kimwe nshaka ko mutamenya. Ndashaka icyumweru kimwe byose mwe mwabimenye. Icyumweru nacyo ni kinini, ubwo wamenye gufungura account. Ubu buryo ndakeka mwese muri kureba iyi video, ubu buryo mbashije gufunguramo account buroroshye cyane. Ngerageza nyine nanjye kubakorera akantu ku kandi kugira ngo hatagira ikiza kubananira. Okay, hano rero iyo ukigeramo ikintu cya mbere ubanza gukora KYC. Nayo igira KYC, ariko KYC yayo ukuntu imeze yo bahita bayemeza, ntabwo ari ibintu birenze nyine. Yo bahita bayemeza, ntabwo utegereza nka bya bindi byo muri Rubi cyangwa se yandi manuze ngo uzategereza ngibiki. Hano iyo ukanze kuri iyi message nyine baba baduhayemo hariya bituhinguka muri nuze muri chat yabo kuri nuze kuri ndayibagiwe uhita uhinguka muri chat yabo. Hanyuma iyo
urabona harimo utuntu twinshi cyane, gusa ibintu byinshi hano bikora aruko umaze gukora KYC. Video ikurikiyeho ndabereka uburyo bakora KYC n'uburyo ufata Rubi yawe ukayihuza ni account ni application nyine, ukabihuza ku buryo ki ubasha gufata Rubi ukazikura muri Rubi network muri application ukazimuriramo hano kugira ngo ubashe gutangira kuzicuruza cyangwa se kuzigurisha cyangwa gutangira kugura. Byose ndashaka kubakorera video, ni video zitageze muri 5 byose muzaba mwamaze kubisobanukirwa. Niyo mpamvu mbabwira ko bigomba gutwara nibura icyumweru kimwe. Icyumweru nacyo ni kinini. Urabibona mu imbere ni gutya ameza, harimo na marketplace. Iri ni isoko tubasha kuguriraho ibintu. Hano ushobora kuza wenda ufite nka Rubi cyangwa se ufite USDT ukaza ukaguriramo ikintu hano. Uraza ukaguramo ikintu, ni isoko nyine, ni isoko. Niyo mpamvu nababwiye ngo PiBridge na Pibase ni ibintu bitandukanye. PiBridge ni nk'umuhuza, naho Pibase ni isoko nyine ubasha kuza ukaguriramo ikintu ukakigurisha, nyine ni gutyo. Ndakeka ibintu ndi kuvuga muri kubyumva neza cyane. Hari abantu rero bagiye babona bakabona ngo Pibase ngo PiBridge, nyine bakabona biri kubacanga cyane. Nizeye ko musobanukiwe. Yes, niba hari ikintu udasobanukiwe, niyo mpamvu mba nkwibutsa gukanda like na subscribe kugira ngo ikintu cyose tuzaducisha hano kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube channel wa Darius Tech ujye ubasha ukibona mu ba mbere ugisobanukirwe, bitewe nuko hari abantu benshi pe bakora zino content zo kwigisha bino by'ama mining aya ma crypto, benshi barabikora pe, ariko njyewe murazi ko gerageza kubereka akantu ku kandi. Abenshi bagenda babivuga mu magambo nta kintu muri kubona, njye ngerageza kubereka akantu ku kandi. Hano P2P cyangwa se pay to pay, hano ni uburyo bwo kugurisha no kugura. Hari sell, hari na buy, ni ukuvuga ngo kugurisha no kugura. Naho nzabakurira video mberekeye uburyo wabasha kugurisha Rubi zawe, uburyo wabasha kugura izindi Rubi mu gihe uri kubona hari umuntu uri kuzigurisha kuri makeya. Wenda wowe ushobora kubona hari nk'umuntu uri kuzigurisha ku mafaranga makeya kandi hari undi muntu uzi uri kuguha menshi, hanyuma ukabasha kugira ukabasha kuzigura ukazigurisha wa muntu uri kuzigura menshi. Hano uraza ukareba account yawe ukuntu ipanze, muze wenda urugero amazina yawe ibiki byose nyine ubasha kubireberamo hano. Nizere ko muri kubibona hari kuri my profile. Hano referral code ni referral code yawe nyine. Hano ushobora gutanga nuze iyi referral code yawe cyangwa se invitation code yawe, hanyuma umuntu wese akabasha kwinjiramo. Hano urabona n'uburyo bwa banki. Gusa nababwiye ngo hano ikintu cyose gikora ari uko wakoze KYC. Bitewe nuko ngiye ntari nakora KYC mukaya ndaza kuyikora, ndanabaha video mu gitondo. Ndabaha video y'uburyo nakoze KYC. Hariya ntabwo nabasha kuzuzamo ibijyanye n'amabanki n'ibiki byose, ntari nakora KYC. Bisaba kubanza bakora KYC. Gusa KYC bahita bayemeza nongere mbigaruke. Hano harimo naho ushyiramo wallet, dore ngaha kanze mpabereke. Hano ushyiramo n'uburyo bwa mobile money. Guys, cyangwa nk'abantu batamayininze iyi Rubinetwork bari kumbabaza cyane. Hari abantu bamayininze PiNetwork banga kumayininga ino Rubi ngo iyi Rubi ngo n'ubundi ntagizatanga amafaranga menshi arenze aya PiNetwork, kandi mu by'ukuri iyi Rubinetwork izatanga ahubwo yakubye PiNetwork n'inshuro bitewe nuko iyi Rubinetwork ifite coin zihagaze miliyoni 100 mu gihe PiNetwork ifite biliyoni 100. kandi mu by'ukuri uko ugize coin nyinshi ni nako n'igiciro cyawe kijya hasi. Iyo ufite coin nkeya igiciro cyawe kirazamuka, iyo ufite coin nyinshi igiciro cyawe kiramanuka. Ibaze miliyoni 100 na biliyoni 100 ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyi Rubinetwork igiye kuduha amafaranga menshi cyane. Guys, nizere ko ino video ibashimishije cyane. Niba ukeneye video yo gukora KYC cyangwa yo guhuza Rubinetwork yawe ni application, unyandikira muri comment nkuko mu gitondo mwabikoze, bikantera courage yo kugira ute guhita mbakorera ino video y'uburyo wakora account. Byandika muri comment kandi ntibutse no gukanda like na subscribe kugira ngo dukomeze no mu zindi video.